mu gihe isi yose yari igitekereza ku ifatwa ry'umujyi wa Goma, indi nkuru ikomeye yatunguranye. Uretse kuba yaramaze kwigarurira umujyi wa Goma, umutwe wa M23 noneho washyizeho abayobozi bashya bagomba kugenzura uyu mujyi. Ku mugoroba kuri uyu wa gatatu nibwo ihuriro rya AFC n'umutwe wa M23 bashyize hanze itangazo. Ese iri tangazo rivuze iki? Reka tubirebere hamwe. Iri tangazo rikubiyemo imyanzuro myinshi ndetse n'ibyo uyu mutwe uteganya gukora mu bihe biri imbere, ariko twereka tugaruke kuri page yaryo ya nyuma, aho rivuga ko ihuriro rya AFC n'umutwe wa M23 banzuye ko iri tangazo rivuga ko banzuye ko Bwana Bahati Musanga Joseph agirwa umuyobozi cyangwa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha niho hari hamaze iminsi imirwano ndetse ni naho habarizwa umujyi wa Goma. Kuri article yaryo ya kabiri, iri tangazo rivuga ko kandi hashyizweho n'aba vice guverineri b'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hashyizweho Manzi Ngarambe Willy, uyu akaba yagizwe vice guverineri ushinzwe politike, imiyoborere ndetse n'ubutabera. Hashyizweho kandi Manzi Bahati Shadrack, uyu akaba yagizwe vice guverineri ufite mu nshingano ubukungu, imari ndetse n'iterambere muri Kivu ya ruguru. Nubwo ariko abayobozi bashyizweho, kuri article ya kane y'iri tangazo rivuga ko abasanzwe ari abanyamabanga ba bihuriro rya AFC ndetse n'umutwe wa M23 ari bo bazajya n'ubundi bashyiraho cyangwa bemeza amategeko cyangwa n'ibyemezo bishyirwaho cyangwa bigomba gukurikizwa muri Kivu ya ruguru. Nyuma y'uko uyu mutwe rero umaze gushyiraho abayobozi, umaze gutangaza ko washyizeho abayobozi, uba hari kwibazwa niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye gutakaza burundu ubutegetsi muri Kivu ya ruguru. Ese ibi byaba ari intangiriro y'amasezerano mashya cyangwa n'indi ntambara iri gututumba? Gusa ariko nakubwira ko atari bwo bwa mbere umutwe wa M23 ushyiraho abayobozi bayobora ibice uyu mutwe uba wigaruriye, kuko mu mezi yashize uyu mutwe wa M23 wanashyizeho abayobozi bashya mu duce ugenzura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nko mu kwezi k'Ukwakira kwa 2024, M23 yashyizeho abayobozi bashya mu gace ka Kalembe gaherereye muri teritwari ya Walikadi. Ibi byakozwe nyuma y'uko uyu mutwe wagiranye inama n'abaturage baho hagamijwe gushimangira ubuyobozi bwawo muri ako gace. Mu kwezi k'Ugushyingo muri 2023 nabwo uyu mutwe wa M23 wari watangaje amazina y'abayobozi bashya mu duce wigaruriye muri teritwari ya Rucuru. Icyo gihe uyu mutwe wa M23 washyizeho uwitwa Prince Mbanguka, akaba yaragizwe umuyobozi wa teritwari ya Rucuru, yungirizwa na Bungo Salomon. Kanyamarere Desire we yagizwe umuyobozi wa centre ya Bunagana na Katembo. Hari n'abandi bayobozi bagiye bashyirwaho, by'umwihariko mu duce uyu mutwe wagiye wigarurira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uku gushyirwaho kw'abayobozi batandukanye mu bice M23 yagiye yigarurira bigaragaza umugambi w'uyu mutwe wo gushimangira imiyoborere mu duce igenzura ndetse no kugerageza kwigarurira icyizere cy'abaturage. Ubwo bari bamaze gufata umujyi wa Goma, mu nama ya mbere bagiranye n'itangazamakuru, umuyobozi w'umutwe wa M23 mu rwego rwa politike nibwo yatangaje ko uyu mutwe ufite gahunda yo gushyiraho abayobozi kugira ngo inzego zose zitangire zikore, abaturage basubire mu buzima busanzwe. Uyu ni Dr Oscar Balinda, akaba ari umuyobozi wa M23 mu rwego rwa politike. Turi kugira ngo tugarure ubuzima, tugarure amazi n'amashanyarazi, urumva tukugira ngo itangazamakuru ryose rikore, ryaba radio na televiziyo ya leta yitwa RTNC ikore, yaba amaradiyo yandi yabikorera privé nayo atangira kore, bose bakore, urumva abaturage tubahumurize, basubire mu mirimo yabo, amashuri atangire, ibitaro bikore, no kuvuga ubuzima bwose, abacuruze, abajya guhinga bahinge, aborozi borore, nuko mbese ubuzima butangire, abaturage basubire mu byabo. Uyu muvugizi wa M23 mu rwego rwa politike akomeza avuga ko bagomba gushyiraho ubuyobozi kugira ngo ubuzima bukomeze, ariko nanone kuko ngo bimwe ibiganiro bagiye basaba kenshi guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo rero ko bagiye gufata umwanzuro kugira ngo abaturage bakomeze babeho kandi bayobowe neza. Ubuyobozi tuzabushyiraho kuko naho twari twabushyizeho tayari. Urumva twategereje ibyo biganiro mu gihe bitabonetse, tuvuga ati nta kundi abaturage baba bakeneye kubegereza ubuyobozi, inzego z'ubuyobozi. Urumva nk'ayo mashuri ntabwo yakora hatariho inzego z'ubuyobozi, ibyo bitaro ntibyakora bidafite inzego z'ubuyobozi. Abaturage ku bwabo, abashakana, abagira bati
bakeneye inzego z'ibanze zo kubayobora kugira ngo bamenye amabwiriza n'imigambi ya AFC M23. Ibyo umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike yavugaga ni nabyo byashyizwe mu bikorwa kuri uyu wa gatatu. Kuri ubu umutwe wa M23 ufite umujyi wa Goma, wamaze gufata umujyi wa Goma mu buryo budasubirwaho. Gufata uyu mujyi wa Goma byaje bikurikiye imirwano ikomeye yabaye haba mu mujyi wa Goma ndetse na mbere yaho gato. Imirwano ikaze yabereye mu nkengero za Goma, cyane cyane muri teritwari ya Masisi na Nyiragongo. Amakuru aturuka muri societe civile avuga ko imirwano ngo yari ikomeye, abaturage benshi bakaba barahunze ingo zabo kubera ubwoba bw'ibitero. Tariki ya 26 Mutarama uyu mwaka, murabyibuka twabibagejejeho, nibwo M23 yatangaje ko yafunze ikirere cy'Igoma igamije gukumira ingabo za leta gukoresha ikibuga cy'indege mu bikorwa bya gisirikari. Nyuma y'amasaha make ku itariki ya 27 Mutarama, umunsi wakurikiyeho, M23 yatangaje ko yigaruriye bidasubirwaho umujyi wa Goma ndetse isaba abaturage gutuza no gukomeza ibikorwa byabo. Kuba rero uyu mutwe wa M23 wafashe icyemezo cyo gushyiraho abayobozi mu bice bya Goma bazajya bagenzura uyu mujyi, ni ibyemezo bishobora kuba bifite ingaruka nyinshi, ariko nanone bikaba bifitiye inyungu abaturage bo muri Goma. Bamwe bavuga ko ari intambwe iganisha ku kwihutisha ibiganiro by'amahoro, mu gihe abandi ariko bifata nk'intambwe yo gushaka gucengera ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu haba ibihugu bituranye ndetse yewe n'imiryango mpuzamahanga n'ibindi bihugu nka South Africa biri muri iki kibazo, byose bihangayikishijwe n'ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora mu minsi iri imbere haraza guterana inama. Iyi nama izahuza abayobozi b'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'ibyo muri Afurika y'Amajyepfo SADC. Iyi nama karundura rero izahuza abakuru b'ibihugu byose birebwa n'iki kibazo, ikaba yitezweho kuzavamo imyanzuro ikomeye ndetse irimo n'umuti w'iki kibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mu gihe iyo nama itaraba ndetse n'iyo myanzuro ngo ifatwe, hari kwibazwa niba umutwe wa M23 ushaka gushyiraho leta yayo bwite. Icyakora yarabihakanye, yavuze ko idashaka gushyiraho guverinoma yayo ndetse idashishikajwe no gucamo ibice igihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese nyuma yo gushyiraho ubuyobozi, umutwe wa M23 uraza gukurikizaho iki? Ese uzakomeza no mu bindi bice? Icyakora nuko twababwira ko uyu mutwe wamaze gutangaza ko mu itangazo ryasohotse kwa kabiri w'iki cyumweru ko wahagaritse imirwano ndetse watanze agahenge kugira ngo hakorwe ibikorwa by'ubutabazi ku baturage babukeneye. Uyu mutwe utangaza ko wahagaritse imirwano cyane cyane ko wari ufite gahunda yo kwerekeza muri Kinshasa na Kivu y'Amajyepfo. Hari kwibazwa rero ikigiye gukurikira. Gusa kuri ubu nakubwira ko ubuzima Goma bwatangiye kugaruka ndetse n'abaguye mu mirwano iheruka yo mu cyumweru gishize nabo batangiye gushyingurwa. Kugeza ubu abakozi b'umuryango uyu nguyu utabara imbabare wa Croix Rouge Goma bakomeje ibikorwa byo gushyingura abantu mu buryo bwa rusange nyuma y'uko nyine mu cyumweru gishize uyu mutwe wa M23 ufashe uyu mujyi wa Goma. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Kongo yitwa Joachim Shaban akaba yatangaje ko kuva ku munsi wa kabiri hamaze gushyingurwa imibiri y'abagera ku 200 baguye mu mirwano iheruka kuba ubwo M23 yigaruriraga uyu mujyi wa Goma. N'imirwano yabaye mu burasirazuba bwa Kongo yanatumye rero abanyekongo ibihumbi n'ibihumbi bava mu byabo, abenshi bakaba baranahungiye mu Rwanda, ariko nyuma abenshi baza gusubira mu byabo, baza gusubira mu mujyi wa Goma. Ndetse kugeza ubu nakubwira ko ibikorwa by'ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku bakorera mu karere ka Rubavu ndetse no mu mujyi wa Goma muri rusange muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuze ku mupaka wa Petite Barriere, ibikorwa by'ubucuruzi bwambukiranya umupaka bikaba byasubukuwe nk'ibisanzwe. Ariko se wowe ubona utifatwa rya Goma n'umutwe wa M23? Ese ibi bizagira izihe ngaruka ku mutekano w'akarere no ku mibereho y'abaturage? Dusangiza ibitekerezo byawe mu gice cya comments, utubwire uko ubibona kandi ntugacikwe n'andi makuru abagezweho. Niyo mpamvu musaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza gukurikira inkuru nk'izi kandi ku gihe.